Hello guys, iyi ni Shyazo Trading. Uyu munsi reka mvuge ku rugendo rwacu twatangiye mu Rwanda ku itariki 6. Icyo twita backtesting strategy. Turi gukora strategy yacu twazara dukoresha hano kuri Shyazo Trading. Iyo strategy iteye gute rero sasa? Ni support and resistance. Ku muntu utabizi neza, support na resistance twabisobanuye yuko nk'urugero kuno waba uri kudunda gatenesi nimbwa kubise kwisima twayifata nka support ahantu gashaka kugarukira kugira ngo kaze kubona uko kongera kikubita kazamuka iyo ngiye yaba ari resistance. Rero hagati aho ngo muri izo ngune ebyiri no dushakiramo buy zone na sell zone ni support and resistance. Turi gukora backtesting. Uyu ni umunsi wa kangahe? Turi ku munsi wa 14 aka kanya so far. Ibintu byose bikomeje kugenda neza gake. Ni strategy turi gutangira nshyashya kandi zamara iminsi ngahe nibura 40. Duteganya nyine kuzayisoza nibura kuri 25 cyangwa se 15 z'ukwa kangahe z'ukwa karindwi. Nibura iminsi 40 zabigeze. Tukazareba muri rusange tukareba se win rate yari iri hejuru cyangwa se yari iri hasi, se trade zadusigaga twakora iki. Nibyo ngibyo tuzareba muri icyo gihe, muri iyo period yose. Dusoje iki strategy. So far ibintu bimeze neza, result ngenda zicishaho umunsi ku munsi kuri live streaming. Nizere ko mukomeje kutujoininga. Tugerageza iki gutestinga strategy yacu. Strategy yacu mu magambo makeya yoroshye cyane. Umakinga zone zawe, support and resistance. Support and resistance uzimakinga gute? Nimba candlestick zarakoze week zo hejuru na week zo hasi. Week zo hejuru tuziconsideringa as resistance cyangwa tuzifata nka resistance. Week zo hasi tuzifata nka ki? Na support. Ariko izo week ntago tumakinga ama week yose twiboneye, tumakinga week za candlestick z'iminota 30 kuko strategy yacu twabonye neza ko ikora mu minota 30. Ku munsi wa mbere nyitangira day 1 nihaye kumakinga week z'iminota 15 byari bingoseho. So iyo urangije kumakinga izo support na resistance uhita ukurikizaho iki? Uhita ukurikizaho body candle close. Ureba nimba body candle close cyangwa se candlestick mu candlestick wifungiye hejuru ya resistance. Nimba wifungiye hejuru ya resistance utegereza retest kuri ya resistance, then ugakora execution. Stop loss ikajya hasi ya previous candlestick ya breakinze structure cyangwa se ya breakinze resistance. Wabona ari amapips make cyane ishaka gukora bitewe na volatility, ugerageza kuyongera wenda amapips 150 cyangwa se 200. Ariko ameza na amapips 100 cyangwa 150 ya breakinga support hasi with body candle close n'iminota 30 n'umubiri wa candlestick ugategetinga iki sell, ugategereza iki retest kuri ya resistance cyangwa se aho ya